hari uburyo butatu. Hari uburyo bwo kuvuga ngo baragura amatike menshi bigaragara ko amatike yabaye sold out cyangwa se yaguzwe ariko mu gitaramo nta muntu urimo. Iyo ni yagikoreshwa yigeze bikoreshwa na Koffi Olomide yigeze agura amatike y'igitaramo cya Serenity icyo gihe yari yavuze ngo ntabwo ngashobora kuririmbira abanyafrika. None icyo gihe ategura igitaramo muri France, icyo gihe Koffi Olomide aza kugura amatike y'icyo gitaramo cyose. Serenity yinjiye mu gitaramo muri sale asanga umuntu umurimo kandi yishyuye, kandi yari kumwe n'imbwa ye gusa. Serenity araririmba kuko bari bamwishyuye, ariko icyo gihe byagaragaye nk'aho ari agasuzuguro. So ibingibi bashakaga kugira ngo byari byapanzwe ngo n'umunana n'iyi team ya Bruce Melody cyangwa se na coach Gael umureberera ari nawe boss we, kugira ngo nubwo nabyo bivuga ko The Ben ashobora kuba yaraguze abantu kugira ngo baze, ndetse umunyamakuru wese wagiyeyo ngo akishyurwa amafaranga kugira ngo batwikire igitaramo cye kuko arazi ko kuko ashaka kugira ngo ibyo Bruce Melody yakoze nabyo abirengeho. Bigavuga ko The Ben ashobora no kuba amafaranga yahawe yarakuyemo andi mafaranga agera muri miliyoni 10 kugira ngo bakore iyo reception gusa, kugira ngo bigaragare ko The Ben yatwitse kuruta Bruce Melody. Hakaba ari ihangana ry'ibyo ngibyo. Ariko noneho akaza yenda ahantu bika passport mu gihugu cy'amahanga, nawe n'umunyarwanda akaguhisha ya passport yawe cyangwa se akayica cyangwa se akayigira gute. Reka nongere mbifurize byiza mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu buryo bugiye butandukanye, mbashimira mu by'ukuri kubw'umusanzu mugenda muduha. Uyu munsi tumaze kuba umuryango mugari cyane, tumaze kwaguka, tumaze kugera ku bantu bagera mu bihumbi hafi 14 birengaho, turi hafi 15 mu gihe kigeze mu byumweru 2 gusa. Mu by'ukuri ni ikintu cyo kwishimira, ni ikintu cyo gushimira, ndetse ni ikintu cyo kubashimira mwe bwanyu mwabashije gutuma tugera kuri ibi bintu. Ariko urugendo ruracyakomeje. Nawe niba ari bwo hageze ushobora gukanda kuri ako kajambo kahoza ari umutuku ubu ngubu kabaye umukara, ugakanda kuri subscribe kugira ngo ube umuryango mugari muri Kame TV Rwanda. Ngewe amazina yanjye ni Chris Kame. Mwabonye ko twahinduye ibirango, yaba logo, yaba bana, yaba introduction. So biriya twari twabikoze, hari abambwiye ngo yende bya mbere nibyo byari byiza, ariko turabona ko dukoresha platforms zitari zacu, dukoresha ibirango bitari byacu, nako imbuga nkoranyambaga zitari zacu. So habaho rero ibintu bitango ni na copyrights. Biriya twakoreshaga ntago byari byacu mu by'ukuri, twari twabidownloadinze ahantu natwe turabikoresha, bo bishobora kuba byazagira ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu gihe kizaza. So turavuga tuti ni byiza ko twakora ibyacu, dushaka umuntu adukorera ibyacu, ari nabyo muri kubona uyu munsi, ari byo bizahoraho iteka ryose. Kuri ibingibi nibyo birango bya Kame TV Rwanda. Biriya byari uburyo bwo kwifashisha nk'uburyo twari tugitangira. Nabwiye ko nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi, ni ibintu rero twifashishaga mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo dusonge cyangwa se dutere imbere mu buryo ubwo aribwo bwose. So uyu munsi ikiganiro ndi gukora mu masaha akuze cyane, ndi kugikora hafi mu masaha 5 z'ijoro saa 6 mu masaha ya Kigali. Nuko rakora amakuru yiriwe acicikana, ndavuga nti byari byose reka nyashakeho amakuru kugira ngo nze kuyageza ku bankurikira cyangwa se ku banyarwanda, nayatoje mu buryo bufatika cyangwa se mu buryo bukomeye cyane, cyangwa se mbaho ubwino bw'amakuru. Niyo mpamvu yenda munabona hari ukuntu ishusho ridasamo neza cyane muri lighting n'iki, ari mu bintu mbona bushakinga nuko ari ninjoro nyine. Ariko muratwihanganira. Icyambere yenda sa amashusho nubwo nawe tuzagenda tuyitaho, ahubwo icyambere yenda na makuru cyangwa se nibyo umuntu abagiye kubabwira, byo tuba tugiye kubaganiriza. Hamaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga ibintu by'abahanzi biri muri showbiz nyarwanda. Umuhanzi Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben ari mu gihugu cy'u Burundi, aho yari afite ibitaramo bibiri, icyo yakoze ku itariki ya 30 n'ikindi cyo ku itariki ya mbere 30 z'ukwa 9 n'ikindi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Ibyo bitaramo itariki cyo ku itariki ya 30 cyari meet and greet, cyari cyateguwe, hari harimo tike y'amafaranga menshi, ko byavugaga ko harimo n'imyanya y'umuntu agomba kwishyuramo miliyoni 10 z'amafaranga y'u Burundi, ni hafi miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko akaba n'ikindi gitaramo gisanzwe cyo ku itariki ya mbere. Hakaba rero mu Rwanda hari ibintu bya umuntu yavuga ngo ni showbiz, no mpamvu ntigeze mbivugaho cyane. Byo vuga ngo hari team Ben, ngo team Bruce Melody, hari ngo na team Mugisha Benjamin, team The Ben.
noneho abo bantu ukaba ari abantu ngo bahanganye mu buryo umuntu bamwe bakunda uyu abandi bakunda uyu abandi bakoresha umwe mu gusebya undi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko noneho byaje gufata indi ntera aho byaje kumvikana ko hari amakuru avuga ko hari abanyamakuru bamwe barimo gufata ku mavuta yo mu Rwanda wagiye mu Burundi agamije kugira ngo basenye cyangwa se basebye igitaramo cya The Ben. Hari uburyo butatu. Hari uburyo bwo kuvuga ngo baragura amatike menshi bigaragara ko amatike yabaye sold out cyangwa se yaguzwe ariko mu gitaramo nta muntu urimo. Iyo ni kata yigeze bikoreshwa na Koffi Olomide yigeze agura amatike y'igitaramo cya Serenity icyo gihe yari yavuze ngo ntabwo ngashobora kuririmbira abanyafrika. None icyo gihe ategura igitaramo muri France, icyo gihe Koffi Olomide aza kugura amatike y'icyo gitaramo cyose. Serenity yinjiye mu gitaramo muri sale asanga umuntu umurimo kandi yishyuye kandi yari kumwe n'imbwa ye gusa. Serenity araririmba kuko bari bamwishyuye. Ariko icyo gihe byagaragaye nk'aho ari agasuzuguro. So ibingibi bashakaga kugira ngo byari byapanzwe ngo n'umunana n'iyi team ya Bruce Melody cyangwa se na coach Gael umureberera ari nawe boss we kugira ngo basebye The Ben bigaragare ko mu bateguye igitaramo cya The Ben barabona ko mu by'ukuri bungutse ni nayo nyungu yabo, ariko ku isura ya The Ben bize kugaragara ko yabuze abantu mu maso y'abakiriya cyangwa se mu maso y'abakurikirana ibintu by'imyidagaduro. Ntabwo bari buze kubona ko The Ben ibyo byo kuvuga ngo binjije, ntabwo twe turaba tubibona. Turaza kubona ko sale yambuye ubusa, tuza kubona ko mu by'ukuri The Ben atinjije amafaranga. Iyo ni kata ya mbere yari yakoreshejwe. Kata ya kabiri yari yo kugira ngo ba printing ipapuro biriho Bruce Melody bagenda babishyira ku modoka no ku mapankarite babyishyurire mu buryo bwo kwamamaza bigaragara ko Bruce Melody ari we kuri hit mu gihugu cy'u Burundi. Hari navuga ngo ikiganiro uyu ufata ku mavuta yakoze bisa naho ubyumvirije cyangwa se ubikurikiye. Yavugaga kuri operation yise ngo ni Hakizimana, ariko kuvuga ku gitaramo cyangwa se ku modoka Ben yari haye uyu Pamela umugore we ari mu buryo ariko aza kumvikana avugamo ngo Bruce Melody mu gihugu cy'u Burundi ngo we acuruza aryamye. Yavugaga igipankarte kuko Bruce Melody yari yafotowe, amafoto aracicikana, ariko ahantu yari yafotorewe hari igipankarte The Ben yari yafotowe, ariko ahantu yari yafotorewe hari igipankarte inyuma kigaragaza Bruce Melody ni muri concert yaherutse gukora ya Primusic. Icyo gihe ni pankarte nyine bagiye bashyira mu mujyi kugira ngo abantu baze kwitabira igitaramo, ariko byagaragaraga neza ko ari igipankarte. Ubumva hari uburyo company ishobora gushyiraho pankarte mu by'ukuri kwamamaza igikorwa cyarangira ntibayikureho yenda kuko nta wundi mukiriya yasaba kugira ngo abafate icyo kintu cyangwa se uwo mwanya bagufate. Yenda urumva company yarimo kwamamaza ba nyiri billboard cyangwa se ba nyiri cya gipankarite abantu bamamazaho nibo bazagikuraho, nabo bashaka kugira ubunebwe bwo kugikuraho bitewe nuko nta wundi mukiriya urasaba uwo mwanya. Ubwo rero kuko icyo gitaramo iyo pankarte fata ku mavuta yavugaga ngo niyo Bruce Melody acuruza aryamye, ni ibintu nicyo cyari cyo kwamamaza concert yari already yararangiye kuko yarangiye mu minsi myinshi ishize. Binavuga ko concert yabaye successfully, ariko yari yagiye mu gace ko mu cyaro, bikavuga ko ari kwa kundukira mu cyaro nyine ugashyiramo umuziki abantu bose baraza bakuzura. Bivuga ko nta bantu bari VIP bari baje muri concert ya Bruce Melody. So bashaka rero babazi kubona reception ya The Ben, nubwo nabyo bivuga ko The Ben ashobora kuba yaraguze abantu kugira ngo baze, ndetse umunyamakuru wese wagiye ngo akishyurwa amafaranga kugira ngo batwikire igitaramo cye kuko arazi kuko ashaka kugira ngo ibyo Bruce Melody yakoze nabyo abirengeho. Bikavuga ko The Ben ashobora no kuba amafaranga yahawe yarakuyemo andi mafaranga agera muri miliyoni 10 kugira ngo bakore iyo reception gusa kugira ngo bigaragare ko The Ben yatwitse kuruta Bruce Melody. Hakaba ari ihangana ry'ibyo ngibyo. Ariko noneho iginde kuvuga ibi ngibi nuko birenze ibyo ngibyo. Abanyarwanda bari kurwango ruteye ubwoba kugeza ubwo umunyarwanda ashobora kuba yagambana n'undi mu kindi gihugu kugira ngo abe yakwicwa cyangwa se yagirirwa nabi. Hariho amakuru yagiye yumvikana akavuga ko hari abanyarwanda ushobora kuba uri mu gihugu runaka uri kumwe n'umunyarwanda ufite passport akaza kugusura inshuti yawe akaza yenda ahantu bika passport mu gihugu cy'amahanga, nawe n'umunyarwanda akaguhisha passport yawe cyangwa se akayica cyangwa se akayigira gute. Icyo gihe nawe bizagusaba kugira ngo usohoke mu gihugu, bizagusaba kubanza kujya kuri ambassade utanga amatangazo uvuga ati ndashaka passport, nyine habe process yo kugira ngo passport yawe iboneke.
byanga ibyo bintu muri kubyumva. Urumva urwango rw'abanyarwanda niho rugeze uyu munsi. U Rwanda hakaba hari abantu bari hanze y'igihugu. Nari ndimo mvugana n'umuntu witwa Claire Jolie, arimo kumbwira buryo ki inkuru ye hari abantu bamwangije igihugu kugeza ubwo ngubu yahunze igihugu akaba ari mu gihugu cy'abaturanyi, akaba afite gahunda yo kujya kwiyandikisha muri UN, ndetse akaba avuga ko yanga umuntu wese uba mu butegetsi bw'u Rwanda cyangwa se ubu muri leta y'u Rwanda kubera ko ngo ibintu bye kubera ko batigeze bamumva ikibazo cye. Ariko avuga ko atahunze igihugu, ahubwo yahunze abantu batumye yanga igihugu kubera ko nta butabera yabonye, ndetse akavuga ko yahunze yaragiye kwicwa. Yendi operation yo nzayibabwira, ari nabwo nzaganira namwe. Ariko narishatse ko ari nabwo nzababwira ikibazo cy'uyu mukobwa. Narishatse kubabwira urwego abanyarwanda bagezeho ku buryo bangana ku rwego rwa nyuma, kugeza ubwo umunyarwanda ava mu gihugu cy'u Rwanda akishyura amafaranga akajya mu gihugu cy'u Burundi kwica ibikorwa by'ubundi mugenzi we w'umurundi. Byabanje kuba showbiz, ariko bigera ku rundi rwego abantu badashobora gutekereza cyangwa se badashobora kumva. Niyo mpamvu navuze nti ibi bintu nzabigaruka mu buryo bwiza cyangwa se mbivi muzini muzingo. Ibintu by'urwango yenda biri muri showbiz bigenda bifata indi ntera kugeza ubwo abantu banarugana, bikava muri showbiz bikajya mu buryo bw'ubugome bugeze kuri urwo rwego. Niba Bruce Melody yarafungiye u Burundi, iyo biza kuba hari nk'ikintu bashobora gukora kugira ngo Bruce Melody afungwe cyangwa se babe yagira ibibazo mu gihugu cy'u Burundi, nabyo babikora. Ni nayo mpamvu byatumye Bruce Melody avuga ati ngewe hotel ndi bushaka The Ben, hotel ndi buze kujyamo ndashaka hotel ifite umutekano, nubwo yabi iri gukosha amafaranga menshi kuko ari muri hotel yishyurwa mu 2500 by'idolari kwijoro rimwe. Ni hotel iri muri quartier ngo bivuga ko ari hafi y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi atuye, ikishyurwa amafaranga iri mu umutekano uhagije, ndetse inzego z'umutekano ziba zihacaracara buri kanya zireba umutekano. Ari nabyo The Ben yahisemo kuko yavugaga ati ibyo byose abantu bashatse kunkorera ibi ngibi nta wamenya bashobora no kuntuma ku wundi muntu. Ngira ngo mwumve ko urwango rw'abanyarwanda rugeze. Ibi bintu ni ibintu bikwiye kureberwa hafi bikanakurikiranwa, kuko umuntu kugeza ubwo bigera kuri urwo rwego ni ibintu byamaze gufatira intera. Namakuru akomeje kugenda acicikana cyane cyane kuri biriya bitaramo bya Ben mu Burundi, kuri uriya mudamu Jolie Claire wagiranye ibibazo n'abashu cyangwa se n'abantu bafite inyungu mu mitungo ye. Avuga ko ifite ngo agashiro ka miliyoni zigera muri 400, aho ashaka ko abayobozi b'u Rwanda cyane cyane we yifuza ko umukuru w'igihugu ari ushobora kubyumva akabamukemurira ikibazo kugira ngo gikemuke, ngo nawe yongere yumve nk'umunyarwanda, cyane ko avuga ko ubu ngo bari mu buhungiro ngo atabayeho neza. Ni ikiganiro nzakora tukagira ikiganiro nawe nkakibasangiza, ndetse nkazana ku rubwino kuri ibi ngibi biri kugenda bivugwa ku bugome abanyarwanda bagenda bakorera abandi, kuvuga ngo umuntu avuye mu Rwanda agiye kwishyura amafaranga yica igitaramo cya mugenzi we, bose bari muri industry imwe, bose bashaka ari kuzamura ibendera ry'u Rwanda, umuntu akabona ko ari ibintu bidakwiye. Reka mbifurize ibihe byiza. Ni Chris Kame, ikiganiro gikoze nijoro, no mpamvu yenda mubona kitari clear cyane, kugira ngo nze kubaha ubwino bw'ikiganiro kuri aya masaha nyine muri kukibonaho. Ndabashimiye.